Reka dukomeze twizere ko ubukomeje kugira ibihe byiza cyane wowe ubukomeje gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda uri mu mande zose zigiye zitandukanye haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru by'umwihariko n'abantu bo muri mu mujyi wa Kigali, ariko ntabwo twibagirwa abantu muri diaspora namwe turabemera cyane. Twebwe twiyemeje kujya tukugezaho amakuru azajya abagezweho kano kanya. Reka tukubwiye ko Kamonyi Nyamiyaga umugore arakekwaho kwiba ihene akoresheje umwana we akayica umutwe. Umugore witwa Nyirangendo Mariana w'imyaka 35 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Rwankeke akagari ka Ngoma umurenge wa Nyamiyaga ho mu karere ka Kamonyi kuri wa gatanu Werurwe 2025 yatawe muri yombi akekwaho ubujura aho yakoresheje umwana we w'umuhungu w'imyaka 12 y'amavuko. Bivugwa ko yamutumye kuzitura ihene y'abandi ayigejeje mu rugo ayishyira mu cyumba ayica umutwe. Ukekwa yatawe muri yombi ashyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Mugina. Ibi bije bikurikira ubujura bwibasiye ahatari hake mu tugari n'imidugudu bigize uyu murenge. Amakuru bamwe mu baturage bahaye kimwe mu kinyamakuru cyitwa intyoza.com nuko ku isaha ya 3:25 uyu mubyeyi witwa Mariana yatumye umwana we w'umuhungu wirinzwe gutangaza amazina ufite imyaka 12 kumuzanira ihene yariziritse munsi y'urugo rwabo. Umwana amanukana na njoro akata ikiziriko azana iyo hene mu rugo. Nyina w'uyu mwana akibona ihene igeze mu rugo yayifashe ayishyira mu nzu, ariko yaka umwana we na njoro akata ijosi ryayo ayica umutwe ahita akinga inzu ajya ku isantere y'ubucuruzi yo ku Kibungo. Ariko abaturage babonye ihene iziturwa baza kuvuza induru bavuga ko hari akana kazituye ihene, bagafashe kababwira ko iri mu nzu yabo, bakinguye basanga yapfuye bayikase ijosi. Bakimara kubona ibyabaye bafashe icyemezo cyo kujya gushaka nyina w'uyu mwana baramufata. Hari abaturage bahuruye ariko bahita bamujyana kuri sitasiyo ya RIB ya Mugina. Mudahemuka Jean Damascene bakunda kwitwa Nzirubugwari, uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga, yabwiye umunyamakuru ko muri iyi minsi bigaragara ko hari bamwe mu baturage batandukanye badukanye imico mibi irimo n'ibikorwa bigize ibyaha bitari bisanzwe muri uyu murenge. Ashimangira ko ku bufatanye n'abaturage hamwe n'izindi nzego ntawe uzakora ikibi ngo bamujenjekere. Asaba abaturage gutanga amakuru ku gihe kugira ngo aho gufata uwamaze gukora icyaha ahubwo bamufate ataragikora, cyane ko abenshi babikora bava rwagati mu baturage. Akomeza avuga ko inzego z'ubuyobozi bw'ibanze hamwe n'inzego z'umutekano n'abaturage bari maso kandi batangiye guhiga uwo ari we wese wijanditse mu bikorwa bihungabanya ituze n'umudendezo bya rubanda kandi ntaho azabacikira. Uretse uyu mugore kandi ukekwaho kwiba ihene y'abandi akayica umutwe mu ijoro ryo ku itariki enye muri uyu murenge, abajura bibye ahatari hake mu baturage harimo umucuruzi bacukuriye botike barayeza ndetse n'irero bibye byose kugera ku ifu y'igikoma cy'abana. Muri aba bafashwe kandi umwe mu bakekwaho ndetse amaze gufatwa kenshi agenda akagaruka. Bamutaye muri yombi mu kagari ka Kabashumba afite umuhoro n'indobo birimo amaraso. Muri Kamonyi abajura batangiye guhigwa bukwari kandi ntawe uri kwiba ngo birangire adafashwe, kuko abaturage bavuga ko barambiwe kubuzwa amahoro no gucuzwa twabo batavunikiye abikozwe n'abiyemeje kurya imitsi y'abandi. Mu minsi 2 gusa hamaze gutabwa muri yombi abantu bagera kuri 35.
reka rero tugushimire wowe wabanye natwe twebwe twitwa Igika TV Rwanda ngewe wari uri kukubwira aya makuru nitwa Omega Boy ya Slavista tubonana ubutaha wibuke gukora subscribe na wasi mu magambo atukura kugira ngo ujye ubona amakuru azajya abagezweho ako kanya. Slavista, ciao ciao.